Reka twongere tubasuhuze mwebwe mudukurikiye kuri channel yacu Ingando Online. Twizere ko mwamaze gukora subscribe, ariko nawe udukurikiye ukaba turakora subscribe ukaba ukunda ibintu byacu tukugezaho, nawe turagusuhuje. Iki ngiki ni ikiganiro cya gatatu kivuga ku bwoko bw'inzozi n'ubusobanuro bwazo. Aka kanya tujye kukuganira kurota inzoka, icyo byaba bivuga mu buzima bwa muntu wa wundi urimo urarota inzoka. Kurota inzoka, kugira ngo usobanukirwe icyo bivuga neza, waba wayirose uyibona mu nzu cyangwa se uyibona hanze y'inzu, ugomba kubanza kureba ubuzima ubayeho muri iyo minsi. Kuko kurota inzoka ubwayo ni ikimenyetso cy'ubwoba, impinduka, kuba waba ufite ubushake budasanzwe bwo kubona imibonano mpuzabitsina, ndetse n'ikimenyetso cy'ubwenge. Ariko se igihe urota inzoka ubwabyo bishobora kuba ari ikimenyetso cyiza cyangwa se ikimenyetso kibi, ariko kugira ngo ubisobanukirwe neza ugomba kubanza kureba ibi bintu bitatu. Igihe narotaga inzoka yarimo irakora iki? N'undi wundi wari uri mu nzozi, ese wiyumvaga gute? Ni iki wowe wakoze igihe wari urimo urarota inzoka? Kurota inzoka ni ikimenyetso cy'ubwoba. Urugero, ushobora kuba ufite ikintu runaka ufitiye ubwoba cyangwa se ufiteho impungenge, cyangwa se nko mu kazi ukaba ugaragara nk'umuntu utakigira icyizere imbere ya boss wawe, cyangwa se ukaba uri mu bihe runaka bidasanzwe, aho ngaho uba ushobora kurota inzoka. Mu myemerere y'amatorero y'abantu batandukanye hari abavuga yuko kurota inzoka byaba ari ikimenyetso kigaragaza yuko umuntu uri kubirota afite ubushake buri ku rwego rwo hejuru bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko nanone hari n'abandi bavuga yuko kurota inzoka ari ikimenyetso cyo kugaragaza yuko nawe ubwawe yumva nk'umuntu utakibashije guhaza umuntu runaka uba urimo urakora imibonano mpuzabitsina nawe. Abandi bakavuga yuko kurota inzoka ari ikimenyetso cy'ubwenge n'ubushobozi. Mu mico y'Abanyamerika ba kera ndetse n'ibihugu bimwe byo kuri Aziya bagaragaza inzoka nk'ikintu cy'ubushobozi. Rero kurota inzoka bikaba bigaragaza yuko hari ikintu runaka ushaka kugeraho ubumenyi budasanzwe, cyangwa se hakaba ari ibibazo runaka ukeneye gushakira ibisubizo. Kurota inzoka kandi bishobora kugaragaza yuko ari ikimenyetso cyo kwerekana bwa bushake bw'ikintu runaka buri wowe burimo imbere. Noneho warota inzoka ubona ikuruma, akaba ari ikimenyetso kigaragaza yuko uzabasha kugera kuri bya bintu ufiteho ubushake runaka. Ariko se reka turebe ko tubonye kurota inzoka ikuruma ko bivuga yuko ushobora kuzabasha kugera kuri bya bintu runaka wifuza, igomba kuba yakurumye gute? Reka turebe kurota inzoka noneho mu buryo butandukanye. Kurota inzoka ikuruma ni ikimenyetso cyerekana yuko ushobora guhura n'ikintu runaka gihumanya ubuzima bwawe, cyangwa se ugahura n'ikindi kintu runaka gishobora kukubera inzitizi mu buzima urimo muri iyo minsi. Rero bikaba bigusaba yuko ugomba kugira ikintu runaka ukora kuri bya bintu byahashize ndetse n'iby'ubu ngubu wabonye, ukaba wagira icyo ubyirengagizaho, nyamara ari ibintu bishobora kuba byakwangiriza ubuzima. Nanone kurota inzoka bishobora kuba ari ikimenyetso kigaragaza yuko wowe wiyumva nk'umuntu runaka wabaye nk'imbata y'ikintu kidasanzwe. Hakaba hari n'abandi bavuga yuko kurota inzoka ari ikintu kigaragaza yuko ufite amahirwe meza mu buzima yo kubona ibintu bihinduka ku buryo bushimishije. Rero wabona urose inzoka ikuruma akaguru, akaba ari ikintu kigaragaza yuko hari impinduka y'ibintu bikomeye biza mu buzima bwawe kandi byiza. Nanone mu gusobanukirwa neza ubusobanuro bwo kurota inzoka icyo bivuga, ugomba kubanza kumenya inzoka warose ifite irihe bara. Tukwibutsa niba utarakora subscribe, akanya keza ko kwikora naka ngaka kugira ngo nawe ujye mu mubare w'abantu ubona ibiganiro byacu uko tubikugejeho ako kanya. None se kurota inzoka y'umukara bivuga iki? Kurota ubona inzoka y'umukara mu nzozi zawe ni ikimenyetso kibi kikwereka yuko imibanire iri hagati yawe na bagenzi bawe iri ku rwego rwo hasi. Kandi nanone bishobora kukugaragariza yuko muri iyo minsi ku bijyanye n'amafaranga, ubukungu uri ku rwego rwo hasi. Noneho wabona urota inzoka y'umutuku, aba ari ikimenyetso kigaragaza yuko mu buzima bwawe haba hari ikintu runaka kibi cyaba kigutegereje. Kandi nanone bigaragaza yuko ufite ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku rwego rudasanzwe. Kandi nanone hari igihe ushobora kurota ubona inzoka mu nzu yawe, cyangwa se uyibona mu gitanda uryamye. Byo bisobanura iki? Kurota ubona inzoka mu nzu cyangwa se mu gitanda, ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukubanza gutekereza, ese iyi nzu mbonye mu nzozi igaragaza iki mu buzima busanzwe?
kuko ishobora kubigaragaza umuryango wawe, inshingano ufite, urwego rw'ubukungu uriho, cyangwa se na bya bintu runaka wumva utekereza ariko utagira undi ububwira. Kurota rero inzoka iri mu nzu bishobora kugaragaza ibibazo runaka ufitanye n'umuryango. Ushobora kuba uhora urwana n'abana, aho ngaho uzasanga ukunda kurota inzoka, cyangwa se ukaba utakibasha kugirira icyizere uwo mwashakanye niba uri umuntu wubatse, aho ngaho ushobora kuzarota inzoka. Noneho iyo urose inzoka iri mu nzu ukaba utari mu rugo, uba uri kumwe n'umuryango wawe, bigaragaza yuko wiyumva nk'umuntu utakibashije kubana na ba bantu mwaba mubanye hahandi igihe utari mu rugo. Ese kurota inzoka ubona ikwirukankanye byo bivuze iki? Kurota ubona inzoka ikwirukankana mu nzozi ni ibintu bitera ubwoba, ariko nyamara bivuga yuko iyo urose ubona inzoka ikwirukankanye mu nzozi ni uko hari ikintu runaka cyangwa se umuntu runaka ukeneye kuba wakirinda cyangwa se ukamuhunga mu buzima busanzwe. Wiyumva gutyo yuko yaba ari umuntu ushaka kukujyana mu bintu runaka wowe udashaka, cyane cyane yuko akenshi uri umuntu wubahiriza inshingano, ukabona washaka gufata akakujyana mu bintu runaka usanga byakubuza kubahiriza za nshingano zawe mu gihe uba ufite ibintu ugomba gukora kandi ugomba kurangiza. Ushobora kurota inzoka ikwirukankanye nk'igihe runaka wowe uba muri iyo minsi uri nk'umuntu ukunze kwitekerezaho, cyane cyane ukaba uri umuntu wumva yuko ushaka kurekera naho ngaho n'umuntu mukundana, ariko ukaba utekereza uburyo uzabikozamo, cyane cyane yuko ushaka yuko nyuma yuko mwaba mutagikundanye we ubwe byaba bitazamubabaza, cyangwa se ukaba ufite ubwoba yuko azitwara nyuma yuko umubwiye yuko utagishoboye gukundana nawe. Nanone ushobora kurota ubona inzoka ikwirukankana igihe ufite ibintu runaka wabaye imbata yabyo, ariko we ukumva ushaka kubivamo, ariko ukabona kubivamo atari ibintu bikoroheye. Ikindi nanone ni uko igihe urose ubona inzoka yiruma umurizo kuri wowe bibonye aba ari ikimenyetso cy'uko uzarama ku isi. Hakabaho n'igihe ushobora kurota ubona inzoka yapfuye. Ese kurota inzoka yapfuye byo bisobanura iki? Kurota ubona inzoka yapfuye ni ikimenyetso kigaragaza yuko ugeze ku iherezo ry'ibigeragezo byakugeragezaga, cyangwa se ibintu runaka wagiriraga ubwoba ugeze ku iherezo ryabyo, ukaba utangiye ibihe byiza kandi bishya. Rero n'aha ngaha ugomba kubanza gutekereza ni iki inzoka yagaragazaga mu buzima bwawe urimo bw'uwo munsi, noneho byaba bigeze ku iherezo. Noneho warota ubona ari wowe wishe inzoka, akaba ari ikimenyetso kigaragaza yuko ugeze ku iherezo rya cya kibazo runaka wabonye inzoka yawe igaragaza mu buzima bwawe. Noneho warota ubona inzoka y'umuhondo, akaba ari ikimenyetso kigaragaza yuko uri umunyabwenge ufite ubushobozi runaka bwo gushakira ibisubizo ku bibazo waba ufitemo muri iyo minsi. Noneho se kurota inzoka mu gihe utwite byo bisobanura iki? Kurota inzoka igihe utwite ni ikimenyetso cy'amahirwe meza, ariko naho ibara ry'inzoka warose ubona rigaragaza ikimenyetso gitandukanye n'irindi bara waba wabonye. Iyo urose mu nzozi igihe utwite ukabona inzoka y'umukara, bigaragaza yuko waba utwite umwana w'umuhungu. Noneho warota inzoka y'umweru bikagaragaza yuko waba utwite umwana w'umukobwa. Warota inzoka y'icyatsi bikagaragaza yuko wowe n'umwana utwite mufite ubuzima bwiza. Kurota ubona inzoka ni ikimenyetso cy'imbaraga ndetse n'ubushobozi. Iyo urose inzoka ubona wowe ije iguteye isa nkaho ishaka kukurya, uburyo witwaye mu nzozi nibyo bigaragaza no mu buzima busanzwe uburyo uzabasha guhangana na bya bibazo runaka bishobora kuza mu buzima. Niba wabonye ije ukirukanka, bivuze yuko wowe ubwawe udashoboye guhangana bya bibazo bizaza mu buzima bwawe, ariko niba yaje ugahangana nayo bigaragaza yuko na bya bibazo bizaza mu buzima bwawe ushoboye guhangana nabyo. Gushimiye wowe wadukurikirana kuri channel yacu Ingando Online, tukwibutsa gukora subscribe, ugakora share ndetse ukanakora comment. Ikibazo, igitekerezo, inyunganizi binyuze muri comment tuzagusubiza vuba.